Bajya bavuga ngo amatwi ari mu rupfu niyumva. Filime y'uyu munsi nuko tuyitangiye umubyeyi ari gusezera umwana we amubwira ati ndagiye uzasigara umeze neza nzagaruka vuba. Ari nako rwose haza umukobwa umeze gutyo umeze nk'idayimoni abwira uyu mukobwa ati ntugende, ati ntujye muri kariya kazi ndakubujije ntihagire ikintu tusha ukora, ati nuramuka ugiyeyo ndabasha kuba nakugira nabi. Ati se kubera iki? Ari nako rwose bose ahangaha ategereje ariko umwana rwose abwira mama ati mama atuzabanguke ntuzatinde, ati rwose nzagukumbura. Ari nako rwose bose amubwira ati urimo urankereza wa mugore we, banguka mfite ibintu byinshi byo gukora, ati ibyo ngibyo ntacyo bimbwiye. Ati bose ati hangane gato nsezera umwana, ati ndaje. Ari nako abwira umwana bati sheri wanjye ndagukunda, ati rwose sigara amahoro kandi uzige neza, ati wa mugore we kandi ndabivamo. Ari nako rwose ahita asezera umwana amubwira ati bayi ngiye mu kazi rwose. Umwana nawe amusezera ati mama uzagira akazi keza, ati kandi uzahaha uronke. Ari nako rwose uyu yitotoma avuga turimo urankereza injiramo wa kigore we. Umubosi ni umubosi rwose. Ari nako rwose haza wa mukobwa avuga uti ntago mushobora kuva ahangaha ntibishoboka, ati uwo mukobwa ntaho ugomba kumujyana. Ese birarangira bite? Uyu ni muntu ki? Ese uriya mugabo ni muntu ki? Ese uriya mama biragenda bite? Yapfumuye imodoka barikanga bagiye gushitura. Ese bigenze bite? Uyu nawe ati bigenze bite? Ati ni ibiki koko ko ngomba kugenda kare kandi nkagerayo? Umukobwa atangira kugira ubwoba. Imodoka iyisipfa hari uri kumubonekera akamubwira uti uramenye ntugende, ako kazi ugiyemo ntukajyemo. Umubosi abura yacira n'ayamira rwose. Ese birarangira bite? Niba ugeze ahangaha cyangwa se uri mushya kuri YouTube channel yacu, kora subscribe, nukunda video rwose ujye muri comment utubwire ibyo twongeramo n'ibyo tuzazana ubutaha, ubundi ibintu bibashe kuba byagenda neza. Magagari cyangwa se bosi yakomeje kurakara n'umujinya mwinshi. Ari nako umukobwa yibaza atari ku umuntu ufite amahana angana gutya, kumbe wa mukobwa cyangwa se wa mugore arongera aramubonekera mu gihe bosi asohotse. Ati nakubwiye ngo ibintu urimo ntabyo uzi. Ati se kubera iki? Tugaruka kuri uru ruhande. Arahamagara abwira ati banguka uzane indi modoka, indi yapfuye kandi uzuyikore. Umubosi rwose ni umubosi aba afite imodoka nyinshi, imwe irapfa akahita akoresha indi. Uyu nawe aracyabwira wa mukobwa ati ntago ibintu ugiyemo bishobora kuguhira habe namba, ugomba gushaka kandi kazi katari akangaka ugiye gukora. Ati maze igihe kinini nshaka akazi, aya mahirwe mbonye rwose ntabwo nayitesha, none se kuki uri kumbuza gushaka akazi kandi ngiye none se uzantunga? Ari nako yamubwira nabi ati wumva ibyo nkubwira ni wanga rwose uzabona kandi uzabona ibintu bibi cyane. Ati niyo mpamvu ngewe ndi kukuburira ahangaha nkubwira buri kimwe cyose. Akagenda akamubura. Mana nyagasani, ese birarangira biti? Umukobwa rwose azunguza umutwe biramucanga. Hari uri kumubwira ati ako kazi ntukajyemo, imodoka iyisipfa biragenda biti? Uwo yarahamagaye nawe yarahageze. Ese biraza kurangira biti? Yavuyeyo rwose nukwaje rwose ni umusore. Ati boss, ati nahageze unyihanganire gutinda rwose. Ati wowe rwose nshatse nanakwirukana, wowe ndaguhamagara ugatinda. Iyi modoka nari ngiye kugenda ibirapfuye, sinzi ikintu cyapfuyemo. Yahise afungura urugi abwira umukobwa ati vayo sohokamo tugende muri iyi ngiyi. Ati kandi gira vuba buri kimwe cyose tugikore neza twihuse ku murongo. Umukobwa ava mu modoka ahita yinjira iyindi rwose. Ese birarangira bite? Ese biraza guherera hehe? Kurikirana intambwe ku yindi. Ese aka kazi uyu mugore ari kumubuza gukora ni akazi bwoko ki? Mba nazanye filime nk'izi ngizi rwose kugira ngo ubashe kuba wabona isomo, cyangwa se niba hari aho bizi rwose ubashe kuba wayisharinga ibintu nk'ibi ngibi bibashe kuba byabonerwa umuti. Yaragiye rwose, uyu nawe asigara yiramanta. Ariko boss uwo umbwira nabi nshatse najya nkora ibyo nshaka wamuginga we. Nta soni unkangisha amafaranga yawe ukagira ngo hari ubuzima ntabwo bukomeza. Tugaruka hano. Umuntu ni umukire ni umubosi, ariko nawe reba ahantu aje, reba ahantu azanye uyu mukobwa. Ari nako amubwira ati rero aticara ahangaha, atahangaha niho uzajya uba, niho dukorera akazi kacu. Reba nawe ataha ahantu boss. Ati se ko mbona ukize ukaba ubaha ahantu nk'ahangaha. Ati ibyo wibyitaho, icyambere ni akazi. Ati icyambere ni akazi kandi ugomba kukitaho ukagakora neza. Atakira amuhereza imbaga.
umukobwa aramubaza ati se ahangaha boss harimo iki, wambwiye ikintu kirimo mbere y'uko uyimeza. Umuboss ati ceceka aho ngaho, ati ntabwo ukwiye kumenya ikintu na kimwe kirimo, icyambere ni uko ukora akazi, ati nabigusobanuriye neza buri kimwe ugomba gukora. Ati ntarebe boss. Umukobwa atangira kugira ubwoba, wa mugore nawe atangira kumubonekera amubwira ati nakomeje kukubwira inshuro nyinshi, nakubwiye ngo iyo bag harimo ibintu bibi cyane, ako kazi ugiye gukora ntabwo kakubereye. Umukobwa arongera arabura, ari nako rwose wa wundi nawe aza arikanga rwose ati mukobwa mwiza, ati ugiye gutangira akazi rero, ati ibintu bimeze neza cyane rwose, ati twizere yuko uzatanga umusaruro, ati twebwe dukora neza kandi tugahemba neza. Umukobwa atangira kugira ubwoba. Wibuke neza uriya mugore ari kuza akamubonekera akahita agenda, akamubwira ijambo rimwe cyangwa abiri ubundi akahita agenda. Ari nako boss amubwira uti akazi kacu karoroshye kandi gahemba neza, buri kimwe cyose kigenda neza. Uyu nawe rwose arimo aramutwenga ati ibintu boss akubwira nibyo mukobwa mwiza, kandi kwihangana bitera kunesha. Kumbe amuzaniye imyenda y'akazi, imyenda agomba gukoresha. Ese biragenda bite? Akomeza amusobanurira ati buri kimwe cyose uzajya ugenda ukimenya akantu ku kandi, ambara iyi uniform ubundi ibashe kuba byagenda neza. Amubwira ati zana mbanze nambare, ati ndebe ko inankwira, ati ubundi ubwo turaza kumenya ikijya mbere, atari ko icyo nzi cyo ngiyewe nzakora akazi neza, kuko rwose nkeneye kubaho, nkeneye ko umwana wanjye yiga akarangiza amashuri kandi akabaho neza. Ati tuza wowe buri kantu ku kandi rwose tuzagatunganya, icyambere ni ugukora akazi neza. Ese aka kazi ni bwoko ki? Ese birarangira bite? Biraherera hehe? Kurikira rwose, niba ugeze ahangaha utarakora sabone cyangwa subscribe, yikore neza rwose. Atangira kwambara, boss amubwira uti ati mukobwa mwiza, ati uri na mwiza, umushahara wawe uzajya utugenda tuwongera, ukora akazi kawe neza nk'uko tubyifuza, nk'uko tugapanze. Ari nako mubwira ati boss, ati humura, ati ngiyeho akazi ndagashaka nkabonye nkababaye. Arongera rwose arambara neza. Uyu nawe rwose ari kumwitegereza amureba, ese aba bagabo ni kazi bwoko ki bari guha uyu mukobwa ugashaka? Ni rwose ni imyenda ya polisi yambaye, bishobora kuba rwose ari abatubuzi, bishobora kuba rwose ari abapolisi ba fake, kuko amwambitse imyenda ya polisi. Ese biraza kugenda bite? Biraherera he? Ari nako umukobwa amubwira ati jya mu kazi, turaza kuvugana, turaza kuguha linki ya buri kimwe cyose. Ari nako rwose umubosi yisetsa, ari nako rwose n'uyu mugabo nawe rwose icyegera cye, ari nako rwose aseka cyane, amaze kurenga rwose araseka cyane amarayo. Ese biragenda bite? Kurikira intambwe ku yindi. Umukobwa yageze ahangaha atangira kumva amajwi atandukanye, ari nako rwose ageze mu nzira, wa mugore ahita amubonekera ati hagarara aho ngaho, ati nturenga aho ngaho, ati amatwi ari mu rupfu n'iyumba, atari kuwe ko wakomeje kugenda ungendaho, ubundi urambaza iki waretse nkigira mu kazi, ubundi wowe inzara yose mfite ngewe urambaza gukora akazi niboneye. Ati akazi kose si akazi, ati ugomba kubanza ukamenya buri kimwe cyose akazi ugiye gukora kariko. Ati kuki utakwibaza impamvu ndi kukugendaho nkubwira aya magambo? Umukobwa biramucanga, umukobwa agira ubwoba, aramubwira ati icara aho ngaho, ati banza urebe ikintu kirimo aho ngaho ubundi ubone kureba. Umukobwa arebyemo abona ni ibipapuro bishushanyije n'amafaranga. Ati none si ibi ngibi bisobanuye iki ko bari bambujije kurebamo? Ati ntabwo byumvikana. Ati niyo mpamvu rero ndi hano ngo nkubwire buri kimwe cyose, banza wumve neza kandi wumve ubeho. Ati buri kimwe cyose, akazi kose si akazi. Atangira kumubwira story. Umugore yari ari rwose yicaye arimo asabiriza abahisi n'abagenzi. Ni inkuru ari gutera uriya mukobwa wabonye akazi. Imodoka iraza, atangira ati mwampaye, mwamfunguriye, ati rwose Imana ni izabafasha, izabaha umugisha, rwose impuhwe zanyu ni ingenzi. Wa musore nawe rwose ugendana na bosi aramukingurira rwose, aza afite amafaranga mu ntoki rwose, afite amafaranga mu ntoki. Disi agiye gufasha uyu mumama cyangwa se uyu mubyeyi wicaye hanga, yahise amujugunyira ibifaranga byinshi. Ibaze nawe ku muntu usabiriza ukamuhereza aya mafaranga.
uyu mugabo nawe atangira kumubwira ati mugore cyangwa se mukobwa, ati sinzi icyo uri cyo, ati ariko naguha amafaranga menshi yaguhindurira ubuzima ukava muri ibi bintu nkaguha akazi, ati ntabwo bishoboka, ati se amafaranga murayamaye. Ari nako rwose bisetsa ahangaha, ari nako rwose uyu nguyu abaseka rwose, buryo utinya abantu baseka kuri baba baseka ni ikintu kinini cyane gikomeye. Ari nako rwose bose abwira iki cyegera cye, ari nako rwose amwitegereza akamubwira ati wowe twaguhindura ubuzima, ngwino tuguha akazi uzajya ubara amafaranga menshi kandi meza cyane, ati bitekerezeho ubundi tubashe kuba twaguhindurira ubuzima uva ahangaha rwose, ati rwose aya mafaranga ni menshi ntago akazi kanyu nakanga, ati ahubwo mu ntware ngende njye kubakorera. Bose araseka rwose, yahise aza yirukanka cyane, bataranamubwira ngo ni bwoko ki, ngo ni akazi bwoko ki, yahise yirukira mu modoka, yahise amera nk'umusazi rwose. Hari abantu babona amafaranga bayababaye bakahita bamera nk'abasazi, ati ceceka twikorera akazi neza, ati ibintu byacu birimo biragenda. Aba bagabo ni bantu ki? Uraje ugenda ubasobanukirwa rwose buri kimwe cyose. Bose yinjiye mu modoka ye rwose nuko bigenze, arimo arabwira sitori uriya mukobwa bahaye akazi. Tugaruka kuri ubu ruhande, wa mugore nawe rwose urabona ko uniform ni imwe, atangira avuga uti ibintu bikugenda neza, akazi nkakora neza rwose. Ari nako bamwitegereza baseka, ati mwarakoze cyane kungirira icyizere, amafaranga rwose arahari, ibintu byose mbikora neza. Bamaze igihe bakorana rwose, buri kantu ku kandi babasha kuba bagakontorora rwose, ibintu byose ni sawa. Ati rwose boss, ati niyo mutanyongeza mukampemba ariya yonyine, ati ibintu ngewe rwose ni sawa rwose ndanyuzwe. Aba boss baraseka baramwitegereza rwose, ese biragenda bite, birarangira bite, ni iki kijya mbere? Umugabo rwose yakuyeyo baga, yambwiye ati akira tuguhembe, akira rwose tuguha amafaranga, nuva mu kazi rwose uhitira ubashe no kuba wajya kureba umuryango wawe. Ari nako rwose afungura ngo arebe ikijya mbere rwose, ari amafaranga bamuhembye, kumbe bamuhaye amafaranga menshi cyane, bamubwira ati nuva mu kazi uhitire mu rugo ujye gusura inshuti zawe rwose buri kimwe kigende neza. Ati ibi bintu ni byiza cyane, ati amafaranga nk'aya ngaya, ati ngiye kugenda nubake amazu menshi, ati mama wanjye papa wanjye mbakize, mbahe buri kimwe cyose kuko muri abantu beza cyane rwose, Imana ibaha umugisha. Umukobwa akigenda bahise bamushyiramo urusasu. Mana nyagasani, nakubwiye ngo uraza gusobanukirwa. Ni inkuru arimo abwira wa mukobwa bahaye akazi ku byamubayeho bya mbere. Mbabwira ngo rwose abantu mujya kwaka akazi mujye mubanza mumenye akazi mugiye gukora, nimukagende gutyo gusa. Bamwe usanga bajya mu mahanga ugasanga rwose ngo baragiye babakoresha akazi kabi cyane ntashatse kuvuga, mujye rwose mureberaho. Ari nako abwira boss ati tugomba gushaka undi usimbura uyu nguyu, amafaranga amaze kutwinjiriza ni menshi, ati kandi tugomba kujya tubasimburanya nk'imyenda y'imbere. Nawe nyumvira. Ari nako rwose yishimye boss avuga uti amaze kutwinjiriza amafaranga menshi, yagombaga kuzadutanga mu gihe yajya iwabo, mu gihe yajya rwose mu miryango yabo, iki ni impamvu agomba gupfa. Uwo bahaye akazi yamara kubinjiriza amafaranga bahita bamwica bagashaka undi mushyashya. Ari nabyo bashaka gukorera uriya mukobwa. Ese biragenda bite? Mana nyagasani, bakuyeho umurambo. Ni inkuru yamubwiraga. Ati nawe urumva ushaka gupfa urwo rupfu? Ati urakoze cyane kumbwira. Ati rwose kubera pressure yo gushaka akazi numvaga ko rwose akazi ari akazi kose ngomba kugakora, umbabarire. Ati ndakwinginze, ati niyo mpamvu rero utagomba gukora kari akazi ugahindura imyumvire. Nakubwiye inshuro nyinshi, akazi kose si akazi ugomba gukora, hari ibyo wagenewe ugomba gukora. N'umujinya mwinshi uyu mukobwa yatangiye kurira, yatangiye kuhindana, ubwoba buramwica. Ari nako rwose uyu mukobwa nawe akomeza kumubwira uti imyumvire yawe uyihindure, akazi kose uzabona kandi kazi keza. Turakoze cyane rwose, Imana iguha umugisha. Ati ibyo bintu mbwiye rwose niba ari ukuri, Imana iguha umugisha. Ati kandi kuba wakomeje kugenda umbwira gutyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko unyitayeho. Umukobwa yahise aca harirukanka asubirayo. Ese birarangira bite? Niba ugeze aha ngaho utarakora subscribe, gerageza uyikore, ubundi buri kimwe cyose kibashe kuba cyagenda neza. Tugaruka kuri uru ruhande, yagarutse aha ngaha yahise ataha, arababwira ati ngiye rwose mu imyenda yanjye nitahire, akazi kanyu nkareke. Atakira ahubwo subira mu kazi, buri kimwe cyose ubashe kuba wagikora. Aramuhereza. Ese birarangira bite?
babonye yuko rwose akazi kabo yakanze, bose bagushukisha ibaga ubundi buri kimwe cyose kikabasha kuba bagikora. Kumbe wa mukobwa yahise ahagera afite umuriro w'amashanyarazi, yatangiye gushyira kuri wa mugabo rwose w'icyegera cye, atangira kumukubitisha umuriro w'amashanyarazi ahita agwa mpaka apfuye. Mana nyagasani, ugiye gukurikira intambwe ku yindi. Iyi filime rwose nugeze ahangaha umenye buri kimwe. Yatangiye kumubwira ati reba ibintu uri gukora, ati uyu nguyu usabaye iki. Kumbe uri kubikora ntabwo bari kumubona, wari kuza mu mwuka ntibabashe kuba bamubona. Uyu ararakara cyane, ari nako rwose atangira kwikokinga neza akahita abura. Ese biragenda bite? Ayongera abonekera impande ya bosi neza, ari nako rwose akura y'imbunda agiye kurasa umukobwa, avuga ati no, ati have. Umugore rewe yahise amukubitisha amashanyarazi rwose abura imbaraga zimurasa. Umukobwa agira ubwoba, bosi nawe ahita yikubita hasi arahwera ahita apfa rwose. Umukobwa yarakaye ahita abura irengero. Tugaruka ahangaha, umukobwa yagize ubwoba, ari kwirukanka, arimo arahunga, arongera aramubonekera imbere ye nk'uko asanzwe amubonekera. Ati mukobwa mwiza, ati wabibonye ibyo nakubwiraga, bari bagiye kukwica iyo ntahari. Uranyumva neza? Ati ikintu ugomba kumenya, ujye wumva neza umuntu ukugira inama. Ati ngewe nje kugutabara kubera yuko buri wese ngomba kumutabara. Uwo ntatabaye ni igihe cyanjye kitari kitaragera. Ati ariko wowe ngomba kugutabara buri kimwe cyose kikagenda neza. Ati urakoze cyane, ati Imana iguhumurisha kuba untabaye kandi Imana rwose wibaye. Umukobwa akuramo urwandiko rwose ararumuhereza, arangije aramubwira ati genda ujye gutanga ikirego kuri polisi ko ibyakubayeho buri kimwe cyose ubashe kuba wabitangaza. Amuhereje urwandiko. Ese harimo iki? Rwose na cya gikapu aracyagifite, bari bamuhaye amafaranga bamuhembye kugira ngo rwose abashe kuba yakwitwara neza. Umukobwa yaramubwiye ati urakoze cyane, urakoze, Imana iguhe umugisha, ati kuntabara, ati narimbuze umuryango wanjye, ati hangane, ati kandi nawe ujye ushyiramo ubwenge n'abandi bose ujye ubagira inama, buri kimwe cyose ugikore neza. Ati ngaho genda asanga umwana wawe n'umugabo wawe. Ari nako rwose agenda avuga uti urakoze, ati Imana urakoze kuba untabaye, ko wohereje umumarayika, ati mbonye amafaranga, mbonye n'ubuzima bwanjye, ndatabawe. Uyu nawe rwose yishimye ahita aburirwa irengero.